hafa nuko agafilimi twagatangiye twebwe twimanukira turatwika dutangiranye n'uwitwa Mitsutsu arimo aragenda mbibutse neza arimo aragenda pima sida uyu nguyu yagiye guhura nawe agiye kumwita mushiki we kandi nawe baje kuryamana ngiye mu mbabare murebe abantu mwakurikiye zino filimi zigitangira mugahera ku itangiriro mugakomeza mukaza hano ku iherezo muzambwira uko byarangiye reka dukomeze filimi mugende murebe aramubajije urakomeye cyane urudakamaze kumwenyura meze neza kandi ndishimye ati nawe arishimye mukurikiye neza umukino rwose byagenze neza ese kudaruka kwa siporo kwasigaye mbona ubona uko bamahane ya Mitsutsu uyu mugabo ubundi filimi tumumenyereyemo ni filimi zo kwiyenza za filimi nyine zikunda kwiyenza ariko hano agiye guhita pima sida mumbabarire mu ndebere mumve agashaka agiye kubera hano gatoya nugenda udakoze subscribe kandi wihangane n'umano turikira filimi neza urebe buri gitondo ahubwo utinda kuzuka agasobanuye kora subscribe amubonye agaheri uyu muhungu wa hano ruguru w'urukara uramuzi wirabura umukobwa aratsinzwe abuze ikintu avuga naho Mitsutsu mukurikire neza icyo ashaka kuvuga arashaka kuvuga yuko bashobora kuba bararyamanye wumva agiye guhita bimubwira nibyo bisanzwe hano kuri butike niho bamenyaniye niho uvuye ntabwo beshya n'ukuri sizi ko ndagukunda cyane ntabwo nsabe ngo muziranyeho nk'iki nyine wumva ukuntu agiye kumufata uyu bamwita Mitsutsu mu mategeko ni number 1 ntabwo waryamanye na Nsabi wumve amagambo umuhungu agiye kuvuga kanceceke mwumve ntabwo waryamanye na Nsabi mbibutsa neza ku bantu batangiye filimi yose uko twagenda kukisobanura Nsabi ni wa mugabo w'igikara muremure wirabura nako karibanza ari agasore ariko bakaba bari kumukekaho ko ashobora kuba agize ute ashobora kuba arwaye sida kurikira filimi ntucike intege njye mugiye kujya mu bana nitwa Dani One Comedy mwikomereze murebe ntabwo waryamanye na Nsabi umukobwa ari guhakana wapi waryamanye n'ukuri kw'Imana mukubita inkoni y'umutwe nyanze mwumva aya magambo ahita amukubita urushyi amumena nk'ababyeyi mu matama ntabwo waryamanye na Nsabi arakize arabyemeye ngamukubitiye amuteye ubwoba ngo ntabwo uzongera kubona iki Nsabi abantu bose mwakurikira filimi ikabigeze kuri umusozo mukiyumva muzihangane muzaryoherwa mutarabona ibizaba kuri Nsabi ati muvuye kongera kubonana aruzi n'ikindi Nsabi yaranze umukobwa arikanze kubera yuko azi ko baryamanye kandi ikibazo na Mitsutsu bashobora kuba bararyamanye muzabyumva nibagera kwa muganga twaryamanye inshuro zirenze zirindwi abantu mukurikira filimi agasobanuye ndabashimiye uno mukobwa yiyemereye yuko yaryamanye na Nsabi Mitsutsu nawe murebe binagiye gukora hafi aho mukurikire gato ntabwo birajya bitinda kumbe turusi agiye kurangira amujyanye kwa muganga nyamuneka izi filimi ntabwo zemeye kurebwa n'abana umutesi Sylvia yarabyanze mwaranduye ntabwo kazi hafi aho reka tuhakura isomo ugasanga nk'umukobwa yaragiye ariyandarika azi ko agakingirizo kabaho azi ko ibinini bibaho ariko akanga kubikoresha umugani wa Mitsutsu wangigira agakingirizo ntabwo kabaho katuraho ukuntu bigiye kurangira mukurikire neza filimi yose ndahari ku bwanyu we wakoze subscribe mukurikire aramujyanye mutonde neza tugiye guhita tugera kwa muganga twagezeyo uyu ni wa musaza uyu nguyu ni wa musaza wavuye
wavuye Nsabi ubundi yarwaye indwara isanzwe kubakurikiye filimi yose amaze kurwara indwara isanzwe Nsabi aza kwivuza kuri uyu muganga kandi uyu muganga ni umupfumu none uyu mupfumu nawe aje gusaba imiti kwa muganga ivura Nsabi kandi Nsabi mwibuka yuko amagambo Mitsutsu yavuze bwa mbere abakurikiye filimi mwabyumvishe yavuze ati Mitsutsu ubwo yivugiye ati Nsabi yaranduye wa mukobwa nawe ahita yikanga mukurikire neza yego ari kuvugana na bene wabo wa Nsabi guhamura ibyatsi itonde baswa wanyu nabanye ko wanyu ntibari gutunara ngo ibyo byatsi ngo hari ibyo byatera tumye umeze nk'ugiye gusandara nyine itonde hari ahandi nagiye kubaza amakuru ndebe ko ndakubona undi muti rindagire wambabarira kuko wambabarira si ubundi wagumwaye gute ayiga data we yego ugapfa wese ko nakubwira ngo uramira igitonyanga wabihekenye gute mwumva aya magambo umugabo arimo aravuga aramubajije ngo umuti wanyweye gute mwumve ibintu yari yamubwiye ngo afate umuti ngo awunywe bitewe n'uko awumuhaye arangije wose ahita awumara kikere none yaranodotse ariko ubundi abavuzi gakondo mwitonde murimo muratumaraho abantu kora subscribe ufungura inzogera dore muganga yaje ibigiye kubera hano nakasamutwe uze kwibuka gukora subscribe ufungura inzogera reka twumve ibya Tiramani agiye kubaza no musaza kurikira filimi koko nusi nahagaze umunota n'igice barimo umuntu ngomba ndi yari arimo aravugana na Nsabi ku batabyumvishe ukore sabu ndaho ariko ntabwo mfite ibibazo bikomeye nande kugira ngo mwumva umusaza uburyo agiye kubivugamo babigoye cyangwa urwaye ntabwo rwaye ntabwo arwaye ushaka umuti hafi aho aje gushaka umuti ngo wakondora Nsabi kubera yuko Nsabi we yahuye na cya kibazo nabonaga muri farumasi nabisi ntabwo ari kwa farumasi ariko ni kwa muganga niko agiye kumusubiza mukurikire mwumve umukino ntabwo ari wagura imiti none kwa bigorogonzo ndi kwa muganga muze yego kwa muganga si ni kwa muganga cyumve neza nitwa Biziyobiza umusore mwiza cyane uri kwitwara neza muri sinema nyarwanda afite amazina miliyari 200 wumva ikintu Tiramani agiye kumubaza bayitwa Biziyobiza wo kwa Setaku n'ahandi henshi nasubiramo Biziyobiza Geregwari ayo niyo mazina yishwe muri niya ntambara ya Shikaramu ubundi we nta nubwo azi amazina ye mukurikire filimi murebe neza mazina angahe kavuga gina agungu amazina y'ikundanga muntu yawe naya bamubajije yari kundanga muntu mukurikire agiye kubanza arebe ibi byose bije ruvangitirana muzi amazina yawe naya witwa ndiba kwitana byose arabisiza Nsabi yavuye agafata umuti wose agahita awunywa yitwa Biziyobiza Geregwari ayo niyo mazina yiswe muri ya ntambara ya Shikaramu uze kwibuka ukore subscribe kugira ngo tujye tubana afite imyaka ingahe arababajije ngo ufite imyaka mwumva kano kantu mwumve zibishimbo ngo zibishimbo ubushize nojeje toni niyajeje toni ariko toni wapi byaraje hari indwara yaje iragenda bihumba nahenze nyagikote ibishyimbo byita nyiragikote ndakeka mwe mubizi ariko njye ntabyo nzi umuganga ahita amubaza ngo mbwira iri kwiranga muntu cyangwa se imyaka y'amavuko avuze 80 ariko ubundi Biziyobiza afite imyaka 211 niyo yivugira ko afite yego nibuke neza uyu ni umuryango wa Nsabi ugiye gupfusha umuntu uri kumuhamagara ese Nsabi napfa bizagenda bite ubu ngubu nabaye Zayire kurikire neza noneho barimo baramubaza ngo utuye hehe ariko ubu ibintu ari kugenda asobanura ahinyitiranya eregaho bari kumubaza ngo utuye hehe wa mugabo ina ivuge vuga Nyamirambo vuga Kigali vuga hano hose umudugudu
umudugudu wa Mugwegwe nakeka mu Rwanda nta hantu ba nginuye muri Amerika murabizi akagari ka Gishamwinyo ndabizi murahazi wenda mwebwe abari mu Rwanda umurege wa Myuki uyu bamwita Wishiyobica ari kumwe na Cleoman Empire baje gusobanura filimi kugira ngo mbumvishe uburyo ki uyu mugabo arenze witwa Cleoman. Nta kibazo mfite rwose nato ndi umuvuzi gakondo. Ni umuvuzi gakondo ukurikire neza murebe. Mfasha abagore n'abagore batwite abagabo nkafasha nyababyeyi z'abagabo zarinda imutsa zisubizamo rimwe na rimwe nuko biba bihenze iyo twumvikanye neza n'uwapfuye habaga yashatse kuzuka. Umuvuzi gakondo muri make nibuke neza wari umuntu wapfuye uretse hose zarubaga. Mubanze mwumve no magambo mfasha abagore mwumve neza batabyara kubyara nkafasha abahukanye gusubira mu ngo nkafasha rimwe na rimwe nuko biba bihenze iyo tuvumvikanye neza n'uwapfuye habaga yashatse ngo n'uwapfuye ngaramuvura. Uyu nguyu umupfumu wujuje ibyangombwa muri iyi filimi niko yatinye yitwa sinzi no mu buzima busanzwe ariko nimuza kubona ibitangaza yakoze muraza guhita mubona yuko ashobora kuba ari umupfumu wadanze yitwa Wishiyobica. Mukurikire filimi yose ndahari ku bwanyu bantu banjye gakondo muri make indwara zo mu ngazi z'amatwi z'imitsi zahe hose zarubaga impande zose arazivura byose. Rero naje kugira ikibazo numva aya magambo agiye kuvugira hano uje kwivuza yaje kugira ikibazo aza umuntu uje kwivuza murebye mpe yabaye inoge namuramaranye ndakeka ari sida yarwaye ariko akajya atenya kujya kwipimisha turi wanje nta mugore ngira ariko ibyo ntacyo ubwo yari yacuramye umusatsi. Numva aya magambo meza amatwi ge garafurikanze. Uyu mugabo arivugiye ngo yari yaracuramye umusatsi kandi mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hose iyo umuntu yacuramye umusatsi iyo atarwaye bwaki aba arwaye sida yaba atarwaye sida akaba arwaye ya ndwara iza mu mutwe ariko atari igituntu atari imitezi atari izindi kubera yuko buriya sida bwake nizo ndwara zisa n'izihishamo ukuntu zikagaragara nyuma. Niwabona umuntu w'umugabo ngo umenye ko arwaye bwaki ariko kwa muganga bayimusangamo. Reka dukurikire filime turebe kugira ngo hatazagira ikintu kibarangaza na kimwe. Umva aya magambo umugabo agiye kuvugira aha urebe ukuntu agiye kwikora isorori mu mutwe. Mukurikire neza. Wamenya ngo ijisho ryabaga aha mbese ubu asigaranye ibimenyetso mu maso ibice by'umubiri ni nka reba bya bintu kera byabagaho ukarambika ikintu aha ukacandikaho ukagikura ugasanga ibyo wanditse biri hasi nawe niko bimeze ikintu wabaga ufite ukakirambura kuri urupapuro noneho ukacandikaho ni kariboni yego yaje ameze nka kariboni. Ndakeka kano kantu mukazi kera tugitangira kwiga tugikoresha imbaho. Reka mbasobanure neza kugira ngo mukumve. Dukoresha imbaho kera ako kantu waragafataga ukagashyira ku rubaho ugafata wenda n'urupapuro warangiza ugashyira hejuru y'aka kantu kabaga kajya gusa icyatsi warangiza ugashushanya umuntu cyangwa se ikindi kintu ukuba kuri rwa rupapuro wa muntu ukagenda ashikamira ka kantu ariko byishushanya ku rubaho cyangwa se hasi ukabanzaho urupapuro hejuru ukabanzaho ikindi kintu. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana neza. Dani1 Comedy. Umva umusaza ukuntu agiye kuvuga. Yego umbase kubiri kunsaba ngo tumuzana ahantu nari nsimbukiye ukuntu bagiye kumusubiza bagiye kumubwira ko bitakunda kubera yuko bagize ubwoba ko ari bumwice. Nicyo kintu kiri gutuma bavuga ko bafite ubwoba. Reka da banze ku nta cyizere bamfitiye nta cyizere bazi kubwo naho umujanye babwire ko udashoboye kumuvura hanyuma barangira aho bamuvura musi uhamabira ukampa umuti nkamujane umuti uhize musaba ngahe simo ngaguye hapa murebe inamba rigiye kuba murebe ibintu umusaza agiye gukora kugira ngo mwemere rwandampa nkuko gutsimbura iki umuntu wari ugiye ndashaka ati ko gutsimbura ni nko kuzura birashoboka ko waza mu rwego tukamuvura cyangwa kwizina ry'Imana murana n'intuganye nzi ngo wenda wahari aramubwiye ngo ushobora kuzana uriya murwayi tukamuvura. Wumva amagambo agiye kumusubiza. Uyu ni umusaza ariko nawe uko
uvura nawe ndikuvura gusa hano nta magupfiragaho nawe umupfira ahangaha za urwaye tumuvura abantu bose mwatwabanye ako gasobanuye katangiye no kugeza gashoje ndabashimira ngo umusaza ibitangaza ahise akorera muganga kugira ngo namwe mubyemere muganga ahise yemera yuko agiye kwita amuha imiti yose ashaka ari kumubaza se ati imiti ndayinywa gute mwebwe mukurikire uno mukino uzarenda urangiye kora subscribe ngiye mugiye kujya mu bana banshya Dani One Comedy ndashima wowe wakoze subscribe ino film ntabwo yemerewe kureba abana dore aremeye ahise amuha imiti kugira ngo ngatamugirira nabi uyu bamwita Bijobija uyu bamwita Kiramani na Mitsutsu Empire hamwe n'uwo bita Dr. Nsabi turi kumwe turagasura kabasobanurira nako kora subscribe fungura inzogera kugira ngo tubashe kukamamaza goodbye.